reka nanone nawe turebere hamwe inkuru ngufiya y'urukundo rwe cyangwa se y'umubano we yari afitanye na Shakibu mu minsi yashize, inkuru ngufi ya bamwe batamenye ndetse nuko abamenyanye ndetse n'icyabahuje. Not only women. Ebayo n'abasajja olina nakulaba nagamba Shakibu embera. So men love you. Love kitegeeza kwagala. Men vibe you. Not vibing. Tuli mukwogera kwagala. Nti omuntu oyo mulaba nga wona danga. I'm talking about women. Leave the men part aside. Okay. So women vibe you. Not really. They don't. Not. Iyi ni video ngufi yacishijwe ku rubuga rwa YouTube yakozwe cyangwa se yitwa Shakibu and Zari, aho baganiraga Shakibu na Zari hari mu minsi ya mbere bahuye kugira ngo babashe kumenyana uko buri umwe abasha gufata ibintu ndetse nuko buri umwe yahuye n'ikibazo abasha kugikemura. Uyu Shakibu ngo ufite inkomoko muri South Africa ariko akaba anafite n'umubyeyi umwe ukomoka muri Uganda ari naho akorera imirimo ye ya buri munsi. Bamaze kubona yuko hari byinshi bibahuza we na Zari bahuriyeho, akaba aribwo bahise bakundana. Reka turebere hamwe uko urukundo rwabo rwagiye rukomeza mpaka ababanye. Reka turebere hamwe iyi video ngufi nanone dutangira inkuru nyamukuru y'uyu munsi. Njyewe ndi Ken Chris. They fucking do these things when I'm there and I'm watching. Ahangaha nkuko nabibabwiye bakimara kubona yuko ari byinshi bibahuza cyangwa se ari byinshi byabasha kubahuza, nibwo noneho umubano wabo watangiye. Ibirori bya mbere yego ntago mbiberetse, ariko ahangaha turi kurebera hamwe bakimara kubana. Mwi video nkuko mubibona yego bameze neza, barishimye cyane. Ahangaha bari berekeje mu gikorwa cyangwa se muri gahunda ngo y'isabukuru ya Zari. Ahangaha byari ibyishimo, urabona uko bagenda mu modoka mu byaro bya Uganda berekeza ku ruzi rwitwa Jinja cyangwa se ku mugezi munini witwa Jinja muri Uganda, akaba ari naho ngo habereye umuhango wose w'isabukuru ya Zari. Ahangaha bari bishimye cyane, bameze neza Shakibu na Zari. Burya nibwo none urugendo rwabo rwari rutangiye. Urabona yuko urebeye kure cyangwa se ubyerekejeho umutima, urabona yuko ni umuryango wishimye cyane. Ese uyu mubyeyi ukiri mutoya hagati y'imyaka 40 na 48 ukunda guhura n'abahungu bakiri batoya bagakundana ariko ntibagire urukundo rurambye cyangwa se urukundo rwabo ntirube urw'igihe cyose, ntirube nk'urwo yari yiteze. Inkuru ye yo ku uyu munsi yaba igira iti cyangwa se yaba igamije iki? Ese kubera iki ku uyu munsi tugiye kuvuga kuri Zari Hassan, umugandekazi w'umukire uzwi cyane kandi w'umukire w'umustar ndetse unakunda no kugira abastare abahungu baba bemeye gukundana nawe. Umutwe w'inkuru uragira uti Shakibu avuga ko yatunguwe no gusendwa cyangwa se no kuba yahawe gatanya n'umugore we Zari akoresheje imbuga nkoranyambaga. Iyo niyo nkuru uyu munsi. Ucyumvira ijwi utawumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi nimenya byose ica kuvumbuza show yibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba gukora subscribe wowe waba utarayikora, maze like na share kugira ngo inkuru nziza nkizi ubutani zizagucike. Nikaze. Shakib Shaml Lutaya yavuze ko amakuru yitandukana rye n'umugore we Zari Hassan the boss lady nawe yabibonye nk'abandi bose, nta makuru abifiteho. Ahangaha n'agasuzuguro kenshi n'agahinda kenshi, Zari aho kugira ngo amuhamagare maze bagire icyo baganira cyangwa se ngo barebe icyo bari gupfa,
gusa ikigaragara nuko bari basanzwe bafitanye ibibazo hagati mu mubano wabo twebwe bo hanze tutazi. Zari n'umujinya mwinshi mu kubona yuko nta kintu na kimwe kiri guhinduka, abona kwihagatanya n'uyu musore bari gukundana ari we Shakibu. Ngibi Shakibu nawe yabibonye ku mbuga nkoranyambaga n'abandi nk'abandi bose cyangwa se nkatwe twese, nawe ngo ntabwo yigeze yicazwa ngo maze bagire ibyo baganira, bagire ibyo banoza cyangwa se babe basubika icyo gikorwa, iyo gahunda itari nziza. Gusa hari benshi bari kuvuga bati ibingibi bishobore kuba ari prank cyangwa se ari agatwiko, bitewe nuko hari gahunda Shakibu ngo azajyamo y'iteramakofi cyangwa se irushanwa ry'iteramakofi, kugira ngo icyo gihe azabashe kubona abafana benshi, maze bazagende bamushagaye bavuga bati se uyu mugabo noneho waraye akatiwe cyangwa se waraye ahawe gatanya, ese koko iyi gahunda araza kuyishobora cyangwa se aya marushanwa uyu murwano arabasha kuvamo amahoro? Reka nkomeze n'ubundi ikiganiro kijya mbere. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo Zari Hassan abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yashyizeho ubutumwa bugaragaza ko we n'umugabo we bari bamaranye imyaka 5 bakoze ubukwe. Shakibu Lutaya bamaze gutandukana kubera ko hari ibintu batumvikana, kandi uku kugirana ikibazo bikaba bimaze igihe byaranze gukemuka. Ikigaragara ngo ni ibibazo byari biri hagati y'uyu Shakibu ndetse na Zari, gusa ngo byari bimaze igihe kitari gitoya byaranze gukemuka. Shakibu Lutaya akaba yabwiye Galaxy FM yo muri Uganda ko nawe byamutunguye, atazi impamvu Zari yahisemo kurangiza iby'urugo rwabo atamubwiye. Ibingibi byatunguye abantu benshi bitewe nuko bakimara kubona atandukanye na Diamond nawe batari bameranye neza. Diamond wamushyiraga abakobwa benshi cyangwa se akamutendekera abakobwa benshi. Ibingibi baravuze bati noneho Zari wasanga agiye kubona urukundo rwe rwiza kandi rw'iteka ryose. None akimara kugera muri uyu mubano nabwo ngo byaranze ibibazo biba byinshi, ibibazo biburuhuri. Akaba ariyo mpamvu ngo abicisha ku mbuga nkoranyambaga yavuze ati noneho uyu Shakibu nawe kubana nawe biranze, birananiranye, icyiza nuko twahana divorce kugira ngo mbone amahoro yanjye nshaka. Ibingibi ngo nibyo Shakibu nawe yatangaje, ngo yavuze ko nawe uko abantu babibonye nawe ari uko yabibonye, ariko akaba hari ibintu ahugiyemo nahuguka ari bubikurikirane amenye ibyo ari byo. Uwo ni Shakibu wabivugaga. Yagize ati nabibonye ku mbuga hahiye, natunguwe nkamwe mwese nabibonye nk'uko undi wese yabibonye mu gitondo nkibyuka. Byantunguye, ntabwo narinzi, ntabyo narinzi. Ntabwo nkunda kuvuga ku bibazo by'ubuzima bwanjye bwite, kandi ubu ndahuza, ariko nimpuguka ndaza kureba uko byagenze. Shakibu nk'umusitari cyangwa se nk'umuntu ufite inshingano, birumvikana ko guhuga ibingibi bishobora kuba byumvikana, kuko nabwiye yuko ari businessman cyangwa se ari umushabitsi, ikindi kandi akaba akora ibijyanye n'iteramakofi. Nyuma y'aya magambo ya Shakibu hari abahise bakeka ko ibyo Zari yakoze byaba ari agatwiko kugira ngo umukino w'iteramakofi Shakibu afite muri weekend uzitabirwe cyane. Ibingibi ni abantu benshi babyibajije, nanjye ariko nshobora kuba anabyibaza. Ese koko nanjye umva ikibazo mpise nibaza aka kanya, koko agatwiko kabe ako gutandukana n'uyu mugabo bibe nka bya bindi umuntu yigiza gupostinga ati rest in peace cyangwa se nduhukire mu mahoro y'iteka ryose, maze nawe bukeye bwaho aramuka yapfa. Ese koko aramutse akoze ibingibi urugo rwabo rukaramuka rwasenyutse cyangwa se urukundo rwabo rukaramuka rwarangiye,
ibi ngibi haracyarimo ikibazo hagati, bishoboke kuba ari byo cyangwa se atari byo. Bimwe bavuga ngo bamwe barabyemera abandi ntibabyemere. Nanone bakibaza ati se niba koko batandukanye burundu, koko abangaba batandukana nawe nka Shakibu, Diamond n'abandi bagabo be ba mbere babanye nawe, kuko uyu mugore akunda kubana n'abasore baruta hafi bo yanabyara. Ese koko abo niwe bafite ikibazo cyangwa se Zari niwe waba ufite ikibazo kuko uba afite umubano cyangwa se urukundo rutajya rumara igihe kirekire? Ibi ni ibibazo. Iki ni igice cya mbere, gusa ibizakurikiraho ndamutse ngize icyo menya nazabibagezaho. Nk'ibisanzwe iyi yari Menya Byose ica kuvumbuza show. Njyewe ndi Ken Chris, nakwibutsa wowe waba wibagiwe gukora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ubutaha ntibizagucike. Reka ngusezera nkubwira nti hasta la vista.